nongere mbashimire cyane kuba dukurikiye kuri Murokore TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndasuhuza bari mu gitondo, mwaramutse neza, bari nimugoroba, mwiriwe. Yes, arabakunda cyane kandi natwe turabakunda. Uyu munsi rero tukaba twabazaniye umushyitsi, umutumirwa wavuye icyangugu, wasengeye mu butayu bwa Mujya. Turi kumwe nawe hano, umugabo mwiza ufite ibintu bikomeye, wa wundi babaze incuro 6 bamubaga munda, ufite inkovu ikomeye cyane, warokotse urupfu. Imana yarahabaye no kuri kw'Imana. Uwo rero udukurikiye ni Samu uri kundeba Murokore, uyu nguyu uri kubavugana namwe nkuko musanzwe munzi. Nanjye ndabakunda cyane, mugume mu mwuka. Uri kuri kamera ni Steve, muhungu wacu tugendana cyane. Uyu mwanya rero tukaba twakiriye umushyitsi. Uyu mushyitsi mwiza cyane ufite amavuta, musanze hano kugakeka, nanjye hano niho nicaye, ariko mana we biva mu gusenga. Ariko data we, karibu umushyitsi. Amakuru ni meza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Turabakunda cyane. Turabishimiye. Amena. Amena. Haleluya. Ndishimye cyane kukubona, nukuri nakaza nkumva hirya no hino, umuhanuzi, umuvuga butumwa mu ijambo, ufite amavuta meza, ufite ibintu byiza cyane. Ndagukunda, nkunda abantu b'abanyamwuka, niyo mpamvu narimbye bivuga ngo tugume mu mwuka, twibere mu mwuka, ngo kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi Imana ishimwe cyane. Aha rero tukwakiriye ni kuri Murokore TV, tuguhaye karibu kugira ngo tugezeho buriya buhamya bwawe. Naherukaga abantu bari kumbaza ku ijambo wigishije, bari kuvuga ati wazamuduhaye akaduha no kubuhamya. Imana ishimwe rero ko tukubonye, tuguhaye karibu hano kuri Murokore TV. Murakoze cyane kutwakira. Reka tubanze turirimba agakorasi kavuga ngo yakoze imirimo ntari gukora, ngewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, ngewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, ngewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, ngewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Imirimo ntari gukora, ngewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, ngewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Sema amen, sema amen. Haleluya. Ngewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Murakoze cyane. Imana yakoze imirimo ntari gukora, ngewe umwana w'umuntu ntari gushobora. N'umwundi mwana w'umuntu uwo ari we wese nawe atari gushobora. Niyo mpamvu hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nta handi biva muri uyu mwuga. Ubu uyu mukeka uje udusangaho, uyu mukeka utwakirije, uyu mukeka niho biva. Uyu mukeka hariho kuruhurwa, k'uyu mukeka hariho gutabarwa, k'uyu mukeka uri kubona harimo kurengerwa, k'uyu mukeka uzubasha gutanga urubyaro, uyu mukeka uzubasha guhagurutsa ibirema bikagenda, uyu mukeka uzubasha urya babaze bakamwibagirirwamo ipenzi akaba. Ariko urakoze cyane bukoze utumye ntangira gufashwa. Kuba dukurikiye bari kumva umukeka, none basobanurire ku mukeka, basobanurire ku mukeka, bumve batagira ngo ni umukeka uyu ngo twicayeho, ubibabwire neza mu mwuka cyane. Ubundi umukeka tuvuga, abundi abantu ba kera b'abakuru batubanjirije kumenya Imana bavugaga karago. Ubundi akarago ni hahandi uhuriraho usangaho Imana, ariho hahandi yavuze ngo nimuze mwenyine twihererane. Nukwihererana n'Imana, nukuganira n'Imana. Ubundi asigaye ukayiririra, wamara kuyiririra ubundi yamarira yawe akagwa kuri ka karago, yamara kuza kugwa kuri ka karago, ubundi ikururuka iri mu gihugu cyo mwijuru ikaza kuvugana nawe. Murokore. Haleluya. Yego ndafashijwe Mana. Tutakara barenemas control. Jezi mora kure detail. Enemenas control. Uyu mukeka uyu nguyu ni uri kubasha wamfashije kunkura ibirema nari mfite, bituma ngendesha ikibuno nkwegesha ikibuno ngenda, bituma uyu mukeka uyu nguyu akakarago niko kabashije gutuma mva mu byuma bazwe inshuro 6. Nari narabazaga birwa bansegura. Ndaza kubereka n'inkovu, ndaza kuza kubereka inkovu buryo nari imeze. Ariko uyu mukeka uyu nguyu wabashije gutuma nganira n'Imana. Imana irangije iravuga ngo ndaguhagurutse ugende. Gusa buriya abantu ntago baza kuza kubasha kubyumva, ntabashije kubahereza uko bwatangiye, ntabashije kuza kubahereza. Oya umva,
wowe tangira neza ubwira abantu mana we ubereke n'iyo nkovu. Abantu b'Imana baracyahari, abantu b'Imana baracyahari. Uyu muntu ni uw'Imana, uyu mugabo ni uw'Imana, ndamukunda cyane kubera ko avuga ibintu byabaye. Hari abantu bafite ubuhamya, nibyo nakunze kubwira abantu, bafite ubuhamya bufatika. Nimba barakubaze incuro 6 mu nda hamwe, barasatuye mu inda yawe, narayibonye ukuntu bayisatuye. Ngewe ndagira ngo uze kubibwira abantu bafashwe nabo, babone ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nimba warapfuye ukongera ukazuka, topirifo, izo ni imbaraga z'Imana. Haleluya, ni imbaraga z'Imana. Imana yabikoze, niyo tugomba gushima. Niyo mpamvu ku muntu dukurikiye kugira ngo nawe aze gufashwa. Haleluya, nawe yumve ko ahari uri mu gisasiro, uri muri sonde, yumve ukuntu nawe Imana nawe yagukijije sonde yabaga muri wowe. Haleluya, ubwo wajyaga kwihagarika ukababara. Bwira abantu ubwo buhamya, abantu babibone kandi bifatika, kuko Imana ndabizi kiri kumwe nawe. Haleluya, ni karibu umukozi w'Imana, komeza. Reka tubagezeho ubuhamya bwacu. Yego, ntangira guhura n'ikibazo cy'uburwayi. Nigaga mu mwaka wa 4 primaire, navuye ku ishuri hari nka saa 11, nzajya munsi y'inzu gatoya hafi n'urugo rw'umuturanyi. Nje kubona mbona ukuguru kwanjye kurahinamiranye. Kumaze guhinamirana, nta kindi cyabaye, narikomeje bya bindi by'ubusore nyine bw'amaraso akiri batoya. Ndangije ndavuga ati buriya ni utuntu tumfasha, ariko turandaza kuza kwa muzima. Ndangije biza kwanga, bimaze kwanga, ndangije ngiye kubona mbona, murabibona namwe hano hangaha kabisa, murabona iyi nkovu iri hano, inyama yavuyemo. Iyi ngiyi inyama yavuyemo, iyi ngiyi kabisa haraturitse. Hamaze guturika kabisa. Dore ngaho urabona uyu mwobo, dore nguyu kabisa, dore nguyu. Uyu mwobo rero muri kubona wahise uturika, inyama irasohoka. Imaze gusohoka amaraso aratangira aratungereza, ariko biza uwo munsi ntago byageze binteguza ngo nibura mbona ukuguru kwabyimbye, ahubwo inyama yahise iturika irasohoka. Irangije gusohoka n'ahangaha bita biziraho, n'ahangaha no haraturika. Murabona izi nkovu zose zigiye ziri hano, harimo ahantu hasadutse haba harehare, wagira ngo ni ikintu cyakozeho. Harangije ahandi haba akantu wagira ngo ni intuze gahari, akantu wagira ngo yari ikibyimba cyari gihari, nacyo wagira ngo cyamenetse. Izi nyama zose mureba rero zahise zisohoka. Zimaze gusohoka, ibi bintu mbimarana igihe kirekire, ndivuza kwa muganga biranga. Ndangije kwivuza kwa muganga byanze, nta kindi nakoze. Nari umwana wabayeho ariko ndafite ababyeyi. Data ntago nari muzi, kubera ko nari naravutse muri bwa buryo bavuga ngo ni ikinyarukundo, niko ntabivuga, ariko abandi bo bakunda kuvuga ngo ni ikinyendaro. Ndangije nderwa n'undi mubyeyi wundi usanzwe. Arangije arambwira ati Elisa, ko mbona nzaza ngusiga hano bigende bite, ko mbona ufite uburwayi bukomeye cyane, ntazi nimba uzakira. Ariko ndangije nkomeza nizera Imana, nkomeza niringira Imana, nkomeza njya mu mbaraga z'Imana kandi mfite ikibazo. Ndangije ndasenga, maze gusenga uburwayi nabumaranye umwaka n'amezi 6, ndi kugendesha ikibuno, za nyama zaranze gusubiramo. Niyo mpamvu uri kubona na hano yashingutsemo, Ndangije rero ikibuno nkigendesha umwaka n'amezi 6 ngenda gutya. Nagendaga ngikwega gutya kugira ngo ndebe ko nashyikaho iyonja. Ariko ndasenga, maze gusenga, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irirukira avuga ngo nubwo batarutse iriya mitego, umaze gutarukira iriya mitego ubasha guturika izi nyama utazi ukuntu zituritse. Uko byaje ni nako bigiye kuzagenda, kuko Imana ntizireba nk'abantu. Igihe cyarageze kimaze kugera, ari mu kwezi kwa 5. Imana ndasenga Imana, maze gusenga Imana, Imana irambwira ati nkunda abana batoya. Nubwo nkunda abana batoya, mama wawe yarankoreye, amaze kukubyara yarihanye arankorera, arakizwa. Nubwo kubera ko yakijijwe rero nanjye nkugiriye neza, reka ngwagurutse ku iki gisasiro cy'uburwayi. Nagiye kubona mbona ari nijoro ndyamye, ya maraso yatungukaga, koze numva amaraso yagiye. Noneho mpagurutse numva biremera, ndatangira ndagenda, mbonye ukuboko kw'Imana gutyo. Ariko nta handi byari bivuye, byavuye
kubw'aka karago, byavuye kubw'amasengesho, sinageze nkurikira abapfumu, sinageze nk'imiti ya kinyarwanda, je kwa muganga byaranze bimaze kwanga. Nizera Imana ishobora byose, ya Mana izikura ku cyavu, ya Mana izicazanya n'ibikomangoma, ya Mana izirengera umuntu, ya Mana yahabaye no yaje kumpagurutsa. Ariko Satani ntago yaje kubyishimira abakozi b'Imana. Iyo umuntu asenga ahura n'urugamba, naje kuza kugira ikibazo maze kugira mu myaka 17, Satani aravuga ati kubera ko nange ufite umugambi w'uko ugomba gupfa, none nta gupfuye, irangije interereza ibintu munda, imaze kuntereza ibintu munda, indi kandya ku buryo n'uyu mwenda udakoraho, ku buryo ikintu cyose kidakoraho, twaba turi kugendana ntubimenye, kandi ko icyo kibazo mfite ahubwo ukakibwirwa nuko mpise nunama. None namara kunama kukanya nkaribwa munda, nkaribwa, nazaga ndibwa nkaruka ibintu by'icyatsi kibisi, namara kuribwa urumva ibintu bari baranterereje byo kuruka ibintu by'icyatsi kibisi, naribwa ngaruka ibintu by'ibihondo, iby'ibihondo byavaho rero, ubundi hasigaye ngakomeza nkaribwa, ubundi hasigaye kaza kugira ngo nari ibyatsi bibisi nk'itungo ryarishije. Urumva byari bikomeye cyane. Oya mukozi ma byari bikomeye cyane. Imana uzi kuri bava kure n'ukuri, nakwita bava kure. Wavuye kure, Imana yagukuye kure cyane ku buryo wageze ahantu bwira ku bantu ukuntu warukaga ibintu by'icyatsi, nta byatsi wariye, ni ibintu bitumvikana cyane, ibintu biteye ubwoba. Buriya rero uko imbaraga z'Imana zikora ni nako n'imbaraga z'abakonikoni zikora. Buriya imbaraga z'Imana zibasha kugukura ahantu bagushyize. Imbaraga z'Imana zishobora kugera zikaguvana inyuma mu ishyiga aho bagushyize inyuma y'ishyiga. Imbaraga z'Imana zishobora kugera zikakujyana iyo bakujyanye mu barangi. Ni nako imbaraga rero z'abarozi nazo zigenda zikohereza ibintu mu nda yawe, zamara kubyohereza mu nda yawe zikahumanya, zamara kuhahumanya ubundi bya bintu bikurimo kugira ngo umenye ko ari za mbaraga z'abarozi, bigatuma uzazuruka bya bintu wagira ngo ni ibyatsi wariye kandi ntabyo wariye. Nuko nguko byari bimeze. Ubwo rero nza gutangira njya mu bitaro, maze kujya mu bitaro abaganga bakanyuza muri radio, bamara kunyuza muri radio abademoni bakagenda bakiyoberanya bakagaragaza uburwayi, bamara kugaragaza uburwayi none bakagenda bakambaga, bamara gukika mu rubaje bamaze kumbaga bakabura uburwayi. Urumva ukuntu abarozi bakoraga, urumva imbaraga z'abakonikoni ukuntu zakoraga, urumva ukuntu abadayimoni bakoraga. None bamara kubura uburwayi bakongera bakadoda, hashira igihe kisaga nk'amezi nk'atanu cyangwa se igihe kisaga nk'umwaka, n'ubundi bakongera bakanyoherezamo bya bintu. None bamara kuza kongera kubyoherezamo, nkongera n'ubundi nkaruka bya bintu. Namara kuruka bya bintu nkongera ngasubira mu bitaro, namara gusubira mu bitaro abaganga bakongera bakambaga, bamara kumbaga uburwayi bambagiye bakabubura. Kabaze se ni tifoyide ati reka, none se ni kanseri mubaga ati reka, ati ahubwo wowe ukuntu ukoze urazora ubagwa kugeza igihe uburwayi bwawe buzagira ute buzakirira. Muri make nabo bwaba baganga bavugaga ko iteka ryose nzahora mbagwa, ariko hari icyo Imana yashakaga ubundi nyirizina. Imana yashakaga ko abantu bazumva ubu buhamya. Haleluya, amen. Abantu bazumva ubu buhamya, tutakala barayisatuye control Jésus mort kuri detail enemeranzi kuratana n'izina rya Yesu Kristo. Bagiraga ngo bazaze batabarwa nabo, bagiraga ngo bumve ko nta hantu Imana itakura umuntu, nta nayo itamujyana. Bagiraga ngo bumve yuko nta hantu Imana itazibasha kwicaza umuntu, ahantu hose Imana irahamwicaza. Kandi niyo ushoboye kuba ukomeye Imana ikakugira uworoheje, ushoboye kuba woroheje Imana ikakugira umuntu ukomeye cyane. Kuncuro ya gatatu rero n'ubundi yego tubwire kuncuro ya gatatu, udusobanurire n'ukuntu munda bahabaze, wereke n'abantu igikomere babibone. Mukozi w'Imana, abakozi b'Imana munkurikiye namwe turi kumwe hano, kubibereka ndaza kuza kubibereka nta kibazo, ahubwo ndashaka kuza kubibereka kuncuro ya gatandatu. Ndashaka kuza kubereka kuncuro ya gatandatu kugira ngo nereke abantu imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. None kuncuro ya gatatu rero n'ubundi byaramfashe, bimaze kumfata njye mbanza no kugira ngo ni inzara. Ndaribwa mu nda cyane, ndaribwa ariko ndaribwa ndigaragura, maze kwigaragura tutakala barayisatuye control, numva umwuka w'Imana amanukiyemo, arangije arambwira ngo ntago ari inzara, ngo bongeye baguhumanyije. Barangije kumwe ngo bampumanyije, nongera nsubira kwa muganga barampeka, bashyiraga muri za ngobyi za kinyarwanda. Twebwe iwacu rero nta by'imihanda yahabaga ngo nibura ngo tuvuge ngo imodoka irazi gutware, bashyiraga muri za ngobyi ubundi abantu bane bagaterura bakakujyana. Barangihutana banjyana kwa muganga, ngeze kwa muganga baba bagiye kumbaga. Bamaze kumbaga nta kindi bakoze,
muganga arambwira ngo ndakize, ariko kubera ko muganga yakoraga ibintu by'umwana w'umuntu, ariko Imana yari ifite icyo yashakaga, Imana yari ifite icyo yari yinteguriye mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya karero niyo mpamvu ndi kubwira abantu ubuhamya kugira ngo bumve urugendo nagiyemo, bumve uko byatangiye, bumve inzira yabyo, bumve n'uburyo iherezo ryabyo byaje kuza kurangira. Ubu nkaba nkomeye ndi umugabo uhamye ushima Imana, uvuga gukomera kw'Imana, utegereje kuruhura indi mitima y'abandi bantu. Ubwo nuko byaje kuza kurangira. Ndangije rero ku nshuro ya kane, n'ubundi inshuro ya kane yo nayibazwe bibagiwe nk'ipenzi, bibagiwe nk'ipenzi, bamaze kwibagirwa nk'ipenzi mu nda, ubwo bayibagiwemo ku nshuro ya gatatu. Noneho ya penzi rero nje kubona mbona indodo zacikaguritse. Buriya nugira kugira kure siko gupfa. Mukozi w'Imana nabonye Imana, nabonye Imana igenda, nje nabonye Imana iri gukora. Ubundi abandi bayumva mu magambo, abandi bayumva, abantu bayumva n'abandi bantu, ariko nje nabonye Imana iza kuza kunyihamagarira Elisa mu izina. Nje ndayongera acika, imaze gucika indodo zirasohoka z'imbere, kuko buri umuntu baramudoda, hakaba indodo ziri inyuma, hakaba n'izindi ziba ziri mu mubiri imbere. None rero indodo ziza gucika z'imbere, zimaze gucika kubera ko yapenze imaze kuboza hahandi, imaze kuhaboza barongera barambeka asubira kwa muganga. Bambaga inshuro ya kane kugira ngo bakuremo ya penzi bari batayemo. Nza kubaza abaganga, baravuga ngo ariko kugira ngo bagutamwe igitambara, ngo bagutamwe ipenzi, ngo kuko igitambara ngo kizana amashyira ngo kigafatana n'umubiri, ariko ipenzi ngo irakomeza ikakurya ikabyibagana, ariko ikabasha kuguma mu nda. Ariko turaho gatoya kugira abantu babyumve badukurikiye, iyo penzi bayigutaye mu nda imaramo igihe kingana ute? Bongeye barasatura bongeye bayikuramo. Iyo penzi nayimarishije amezi 3 ntazi nanjye kibamo, nabimenye haratangiye kongera kubyimba. Ariyo mpamvu ubu uri kubona kameramani natwegereze neza kugira ngo abantu babibone ukundi inda y'uyu mukozi w'Imana isatuye. Ntacyo geza hano. Ubu urabireba kameramani, zoominga, urabona ko inda y'uyu mukozi w'Imana isatuye guhera hano kugera hano. Isatuye gushika hano ku gitsina. Yego. Nta kibazo kwibwira abakozi b'Imana. Oya ntacyo bitwaye kugira ngo abantu bumve gukomera kw'Imana. Ubu ngo ahantu ubona gutya aha baze cyane, ni inshuro nyinshi bagiye banyuzamo. Icyo gihe rero banyuzaga nk'ipenzi kubera ko batari baza aho bahitaye, niyo mpamvu ubona bazamuye bageza hano ku mutima. Ubu ngubu hano ku mutima ureba, ubaka akantu kabyimbiye hano nyuma yuko babazuye umucondo. Ubango byaturutse ku iyo penzi, ubu hari harabyimbye cyane, Imana iza kuza kugenda habyimbura. Ubu nuko uri kugenda ubireba. Ubu urabona ko umucondo wagiye, ndabibona. Ubu n'umucondo urabaze, ubu urabona ko hasi ari inkovu. Ubu rari ituru rya gatandatu, ubu nari nkomeje ryari ituru rya kane, ariko batagamwe ipenzi, ariyo mpamvu barebega hameze gutya. Ubu noneho icyo gihe byaje kuza gukomeza. Ku ituru rya gatanu ndabagwa, ubugwayi bwanga kuvaho, ariko ku ituru rya gatandatu bantu b'Imana. Oh haleluya. Ngiye kuvuga gukomeraho kw'Imana. Haleluya. Ituru rya gatandatu narapfuye. Yego. Maze gupfa babwira umuryango ngo Elisa yapfuye. Umuryango uragenda uritegura, bamwe baraza bansezeraho, kandi kuri iryo turu rya gatandatu ubuzima bwarandiye. Mukozi w'Imana bumaze kundya, ngiye naragiye ntumiza umuti w'imbeba ndawunywa. Nzi yuko ari kugira ngo nduhure ubuzima, nzi neza ko ari kugira ngo mpite nitahira nipfira kubera ko ubuzima bwagira gate bwanjyaga cyane, numvaga nduhijwe, numvaga ndemerewe. Ariko kuri iryo turu rya gatandatu nari ndi mu bitaro bya Butare, mpahurira n'ikibazo, nza kwahura n'umuganga w'umukongomani wakoraga. Uwo mukongomani aza kuza kwishyiramo sonde irankomeretsa. Ariko gacya Elisa kubugira ngo abantu badukurikiranye, ndumva ari ubuhamya bukomeye cyane kabisa buteye ubwoba. Inshuro kukubaga inshuro ya kane ipenzi bakayitamo, bakongera bakakubaga ku nshuro ya gatanu barakubaza ipenzi bayikuramo, ariko ku nshuro ya gatandatu nabwo bari bongeye kukubaga n'ubundi bwa bugwayi bagusubije kwa muganga, babona n'ubundi buri cyarimo. Nibyo ngira ngo usobanura abantu babyumve neza cyane. Ku nshuro ya gatandatu nahahuriye n'ikintu cyitwa ibibazo. Ku nshuro ya gatandatu iyo ngiyo nahaboneye Imana. Ku nshuro ya gatandatu nahuriye n'ikintu cyitwa abadayimoni benshi cyane. Ku nshuro ya gatandatu narwanye n'ikintu cyitwa abazimu. Ku nshuro ya gatandatu narwanye n'ikintu cyitwa abarozi, buriya mukozi w'Imana. Nshuro ya gatandatu ni inshuro natigishijemo, umva ndatigisa kabisa, ndatigisa ndi gushaka Imana, ntigisa ikintu cyitwa amasengesho, kugeza ubwo numva n'intebe y'ibirenge by'Uwiteka nyinyeganyije. Ku iyo nshuro ya gatandatu rero bayimbagiye n'ubundi bongeye kuyindogeramo.
naho bongeye babonaga n'ubundi harimo ubwo burwayi bibwira abantu babyumva kabisa n'ubundi ubwo burwayi bwari burimo ubwo burwayi n'ubundi bwari buhari n'ubundi narukaga ibyo bintu by'icyatsi kibisi byahindukiza nkongera nkaruka ibintu by'ibihondo kandi icyo gihe ntugire ngo naranaryaga kuko inda yarababaraga cyane ari ubushye numvaga mfite ikibazo gikomeye cyane ariko inshuro ya gatandatu yo rero nubwo naje kuza banshyiramo sonde bamaze kunshyiramo sonde barankomeretsa umukongomani wari ukwakora ndamuga ngo sonde yashyitse ariko iyo sonde ikimara gushyika irankomeretsa umuganga dogiteri rero wari wayinyandikiye ntago yari ahari ya sonde irambyimbira imaze kumbyimbira ngira kuribwa na sonde ngira no kuribwa n'uburwayi nari mfite no kubyimba kwinda yarabyimbaga kabisa ukagira ngo ndatwite bakagira ngo ni umugabo babaze abantu bakazirirwa bavuga ngo mbega umugabo wabazwe uyu nguyu ntago azagenda uyu nguyu ngo ntago ashoboye kuzegera byara uyu nguyu ngo byararangiye muri make abantu banciraho urw'Uwiteka abantu bavuga ati wenda twanakugaburira kubera yuko nta kintu uzegera wimarira muri make n'umuryango ntago wanyitagaho ntacyo umuryango umva umuryango ubwawe warageze unanamvaho kubera ko bari bazi yuko nta kintu ngomba kuzimarira ariko buriya hari abantu bakoreye Imana hari abantu bakoreye Imana hari umubyeyi bitaba yavuga Sorina ndamushimira cyane uwo mubyeyi yarandeze uwo mubyeyi yarandwaza arangije akazabwira abantu ati ngenda shaka kuzamwirwariza kuko hari ikibana yamuvuzeho Haleluya ariko njyewe nanabyumvise uwo mubyeyi bayavuge yabivuze ibintu uvuga mukozi Imana n'ukuri yabivuze ukuntu baciye mu bintu bikomeye cyane kuko twamuvugishije kuri telefone yadubwiye ko ibintu Elisa avuga ni ibintu yanyuze mu buzima bukomeye cyane niyo mpamvu Elisa gomeza ubwira abantu bagukurikiye bumva ukuntu Imana itabara bumva handi Imana ivana umuntu n'ukuntu Imana ishoboye byose kandi igikora njewe rero ku iyo nshuro ya gatandatu niho twavugaga bigeze no ku iyo sonde bamaze kuyinshyiramo bamaze kubyimbagana nararize umubabaro mwinshi cyane ngira agahinda mbwira Imana atese kuki wataje kunkura mu isi ukemera ko mbabara bingana gutya Imana irangije irambwira ngo ariko hari icyo nagusigiye tutakala barayisatuye control kutetaye jezimoro ikirambwira ngo ikintu nagusigiye no kugira ngo ibi by'ibintu wamara kubivamo kugira ngo uzakomere kandi uzakomeza abandi ubu niyo mpamvu rero ndi kuvugirira ijambo niyo mpamvu ndi gutanga ubu buhamya kugira ngo nkomeze abandi hari abantu baba bari mu bitaro hari abantu baba bari ku gisaso cy'uburwayi hari abarwaye za paralize hari abarwaye izo za kanseri hari abantu barozwe hari n'abandi bantu ubu ngubu babuze urubyaro ko hari abantu ubu ngubu bafite ibibyimba mu nda bibaza ngo niki nakora kugira ngo nkire ariko tutakala barayisatuye control Imana ikizirahari amina irahari Imana ikizirahari iyo ngiyo niyo yaje irangiza irangije rero irambwira ngo mva mwana wanjye Elisa ngiye kukugirira neza ngiye kugukura ku iki gisasiro cy'uburwayi amarira warize ndayazi kandi n'ishuri nagombaga kukunyuzamo ndarizi ariko imaze kumbwira gutyo ngiye imvana mu mubiri amen urumva rero gusobanurira abantu babyumve waje gukira gute wamaze gukira bamaze kukubaga n'ubundi nta burwayi basanzemo nyuma waje gukira gute waje kuba muzima gute Imana ibyaje kugenda gute Imana imaze kumbwira ngo ndakiza ahubwo nkava mu mubiri yagiye inyarekwa imaze kunyereka ubundi irangije imaze kubinyereka ibyo byose irangije irambwira ngo ngiye ngukuyeyo imaze kunkurayo imaze no kumbwira ngo nirankijije ntago nahise ngira ko kanya ahubwo uburwayi bwanjye nicyo gishakwe narakigumanye no kubyimbagana cyane harya bari barashize sone mu gitsina ndakomeza ndabyimbagana ariko Imana iza kuza kumpuza n'ikiragi none se ni ukuvuga ngo Imana muri koma Imana imaze uwo munsi Imana kuvuga ngo yagukijije uhita ujya muri koma wamaze mu gihe kingana gute muri koma naragiye mu gihe abaganga bakiri kuvura kuko nabaga ndimo sonde mu mazuru ndimo sonde mu gitsina mfite serumu ingaburira mu kuboko kumwe mfite n'izindi serumu mu kundi kuboko ubundi nge nari ndyamye meze ngutya ngaramye nuko nabaga mpora ameze ntago ubundi nge negeze mu mateka yanjye sinazaga nseka nahoraga ndi umuntu urakaye ariko nge Yesu amaze kumbwira ngo ndagukijije amen ariko vuga itiranga amen Yesu amaze kumbwira ngo ndagukijije amaze kumanukana imiti Yesu iyo Mana imaze kuza ije kumbwira ngo ndagukijije ahubwo njya muri koma iyo koma narayimazemo iminsi 3 yego ariko abaganga bo bakazavuga ngo byanze kunze Elisa menya ya agiye gutaha muba mwitegura
umuryango mugenda urimo uvuga ngo Elisa aratashye, mujya amatelefone arimo acicikana ngo Elisa aratashye. Ahubwo ngiye mw'iryo yerekwa mbona harimo abaganga bo mu gihugu cyo mwijoro bari kumanura imiti baza kumvura. Irangije renze kuza babona ndamburiye amaso, ngo maze kurarambura amaso ndangije ngo nza gusanga hari ikiragi bazanye uruhande rwanjye aho nari ndwariye, ngo bari barakibaza ngo umusipa. Noneho icyo kiragi rero kibabazwa n'akabaro nari mfite, kibabazwa n'induru nari mfite, ariko cyasengaga Imana muntu w'Imana. Buriya nubwo wowe utakorera Imana ufite amaguru, nubwo utakorera Imana ufite amaso, nubwo utakorera Imana ufite ingingo zawe zose nzima, ariko ibiragi birakorera Imana, ibirema birakorera Imana, impumyi zirakorera Imana. Ntabwo Imana izabura abantu bayikorera, mukozi w'Imana. Kirangije kiransengera, kimaze kunsengera tutakana barene mass control jazimoro kure detail. Yesu we ndakumva, kimaze kunsengera icyo kiragi kirangije kiravuga tumva nkubwira uko Uwiteka avuze. Amen. Uherera uyu munsi wa none ntago uzongera kurwara uburwayi. Uherera uyu munsi wa none ndagukijije. Uherera uyu munsi wa none ndagutabaye. Uhereye uyu munsi wa none wakurogaga ntazongera kukuroga. Uhereye uyu munsi wa none ntago uzongera kuruka biriya bintu by'icyatsi kibisi. Uhereye uyu munsi wa none ntago uzongera kuruka biriya bintu by'imihondo. Tutakala barene mass control. Irambwira ngo kandi nubwo ingukijije, kandi nubwo ngutabara, ariko ivugira mw'icyo kiragi ngo nawe uzakiza benshi, uzasengera benshi bazakira, ngo nta burwayi butazegera bukira, ngo umuntu wese azapfe kugira gukiranuka muri we gusa. None ese kugira ngo abantu batwumve neza ubasobanurire ikiragi, ese cyakoreshaga inyandiko, ese cyabigenje ute kugira ngo kikuganirize ko Imana iri kuvugira muri iki? Buriya abantu babana n'abantu batavuga n'ubumuga bwo kutavuga, buriya abo babana nabo bazi kubasemurira. Yari afite umudamu we bari babyaranye gatatu, ni nawe wari umwirwarije. Noneho rero kuko icyo kiragi cyo cyari gifite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, noneho yarasengaga, yaranaririmbaga, yanasomaga ijambo ry'Imana. Ni wowe rero we yaransengeraga, yamara kunsengera akampanurira, none agakoresha ibimenyetso, umugore we none akaba ari unsemurira mu Kinyarwanda. Noneho rero birangiye, Imana irangije kumbwira ngo irankijije, Imana irangije no kumukoreramo, irangije irambwira ngo nanjye nguhaye ububasha bwo kuzasengera abandi nabo bakiri. Irangije irambwira ngo nanjye nguhaye ububasha bwo kuzomora ibikomere nk'abari bafite ibikomere nk'ibyawe. Irangije irambwira ngo nanjye nguhaye imbaraga, ngo nanjye ngo nguhaye impano ngo yo kuzabasha kuzagurutsa abaparize bakagenda, ngo nguhaye impano yo kuzasengera ibirema bikagenda, nguhaye impano yo kuzasengera ababyeyi badafite abana bababone, nguhaye impano yo kuzazingura abari bazinze. Nuko Imana yabaye iyo misiyo. Irangije kumbereza iyo misiyo, irambwira ngo ngaho kandi ikindi cya kabiri bavuze kutazabyara ariko uzabyara. Haleluya. Ababyumvise rero badukurikiye kuri Murokore TV, nukuri turimo turafashwa n'amagambo meza y'uyu mugabo. Ngazasengera abagwaye, nanjye uyu munsi aransengera, Imana impa amafaranga. Ngazasengera abafite ibibazo basubizwe. Abantu bose badukurikiye, uyu mugabo arimo amavuta y'Imana. Reka tugomeze tumwumve. Haleluya. Akimara kumbwira rero ko Imana impaye iyo mpano, ubwo burwayi naje kumarana igihe gisaga amezi 3, ariko yarabimpanuriye. Nyuma y'ayo mezi 3 rero Imana yaje kuza kungira neza, kuko icyo gihe mwayo mezi 3 meze gutyo byageze aho nzaza mpima ibiro 28. Mwumvishe ko wa mubyeyi bayavuge sori na warundwaje ko yabibabwiye kabisa. Naje kuraza niyubura nk'inzoka, umubiri ukiyomora. Wamara kwiyomora ubundi ahasigaye bakajyana wa mubiri kujya kujugunya, ubundi ahasigaye nanjye ngasigara meze kwa kundi ndi njyenyine. Ariko Uwiteka nyuma y'ayo mezi 3 yaje kungira neza, arampagurutsa. Amaze kumpagurutsa ntangira kugenda numva imbaraga ziza, ntangira kugenda numva amavuta aza. Arangije ariko arambwira ngo nge nzanagukorera ubukwe. Hari abantu ubu rero uyu munsi wa none bavuga ngo kugera kureka ariko gupfa. Hoya musore wipfa, ndakubwiza ukuri, niyo wagenda ugatwara imiryango ikaguta, niyo wagira uburwayi bukakurushya, niyo bwakugeza kure, wibuke kuri ya murwayi yamaze imyaka 38 ku kidendezi. Iriya myaka 38 ntiyari afite umuntu umutera mu kidendezi, ariko Yesu ahageze gusa. Haleluya. Tutakala barene mass control. Ndakubwira ngo Yesu ahageze, ibintu byose biremera.
Yesu ageze kwa Yerisi ibintu byose biremeye. Yesu amaze kugera kwa Yerisi ibintu byose byaremeye. Nje namaze kuva aho ngaho, maze kuva aho ngaho kabisa, umuntu w'Imana aravuga ati ngewe ntekereje ibitangaza Imana igukoreye, ntekereje ko Imana igukuye mu mva, abantu bari barakujugunye, abantu bari bazi kutazabaho, Yesu akaba yongeye kukugeraho, Yesu akaba yongeye kukuvana, ukaba wongeye kuzukana na Yesu. Ngiye kuguha ikibanza. Ndangije ndamubwira ati ariko nawe wishinyagurira, urampereza ikibanza nkigira ati nta bushobozi mfite, simfite mama ndibuze kuza kurebaho, simfite mukuru wanjye ndibuze kuza kurebaho, simfite data mubwira ngo ngwino unyubakire, ubundi urampereza icyo kibanza se nzakimaza ati. Arangije arambwira tumva nkubwire Yerisa, Imana hari icyo yakuvuzeho kiri urusoro mu nda ya mama wawe, icyo yakuvuzeho ni nacyo cyatumye aka kanya uva mwarura rwobo rumeze kuriya, nicyo cyatumye ukirazira umva ufasha kuva mu mbugiti incuro 6, nicyo cyatumye ufite izo nkovu zingana gutyo kwiyonda yawe wagira ngo n'umuhanda wa kaburembo, nicyo cyatumye ubasha kugira amaguru yawe yavuye mw'inyama ariko ukabasha ukagenda bikemera, niyo mpamvu icyo Imana yakuvuza nikigiye gusohoza. Ndagije nongera nisubira kuri wa mukeka aricyo nkunda kwita karago. Buno mukekaje nukunda kumfasha cyane ngo kuvuga karago. None ndangije kujya kuri ka karago rero nongera mpamagaza Imana. Ndabwira ngo kuwangiriye neza ukamunkijije. Ukabunyu waramvanye mu mbugiti incuro 6. Kabana nzi ko nta mugwa kabuzubagwa ngahere hejuru y'igitsina, bazamura umucondo bawubaje, bazamure umutima bagera ku mutima kugeza ubwo byimbagana bigenda kuriya. None ukaba waremeye ko nje bimbaho, none ugiye kunyubakira ni wowe ubivuze. Imana irangije iramanuka mu gihugu cyo mwijuru irambwira ngo ninjye wabanye nawe hahandi hose, irambwira ngo ninjye wabanye nawe hahandi hose. Ubwo njewe imiryango yagutaga nge naragutoraguye, ubwo ababyeyi bawe bategeze bakureba nge narakurebye, ninjye ugiye kukubakira. Imana yaragiye rero bakozi b'Imana ikoresha umuntu ampa ikibanza. Imaze kumpereza ikibanza aransiziriza, amaze kunsiziriza aragenda nzanira ibiti abirunda aho ngaho, ariko iyo yari Imana. Iyo rendi kuvuga niryo giye kubakira abantu, iyo ngiye kuvuga niryo giye kugenda mu mujyi wa Kigali ireba abantu bamaze kumenya Imana no kwihana no gukizwa, bakaba batagifite ibyaha, bakaba bakora ibintu Imana ishaka. Yego badukurikiye rero kugira ngo ubabwire banyuremo gato nk'iminota nk'umunota 2 ubabwire ukuntu Imana yaje kukubakira, nurangiza uze gusengera abantu kugira ngo barusheho kwakira ineza y'Imana n'Imana yagusigarije kugira ngo uyikorere. Murakoze cyane. Dusoza mu minota ya nyuma, Imana yaje kunyubakira nkuko nabibabwiraga, bari nangeze aho bari bamaze kunzanira ibiti ku kibanza. Imana rero yashijije ikibanza, irangije gushije ikibanza iragenda ikohereza abakozi bayo banzanira icyo biti imbariro zo kubarata. Abandi baragenda banyemerera inzugi bayavuge sori naragenda yaziteretseho, uwo bayavuge sori naragenda nzanira amabati. Niwe wese arangije arakingisha yishyura umufundi, arangije kwishyura umufundi barampomera, bamaze kumpomera nonongera ku rwego Imana imbwira ati rero si ibyo gusa ngiye kugushingira. Imaze kumbwira ngo ngiye kunshingira, ntago ngenda nari mfite fiance, nta fiance nari mfite, nari ko nta n'umukobwa wanyemera. Ariko hari umukobwa witwa Gwizeyimana Francine warimbaga muri korali ya 2 bitaga Petesida. Imana irangije irambwira ngo nuriye, nawe irangije iragenda umusore wari ugiye kumusaba iramumubuza. Buri hari igihe Imana izibuza umuntu umusore, hari igihe Imana izigenda ikabuza umuntu umukobwa kugira ngo izasohoze isezerano ye yarakubwiye. Kuko Imana yarabwiye ngo nge nzagushakira umugore usihanganira ibibazo byawe kandi uzakurekura. Ubu Imana iri gushaka ko iri gushaka abantu birekura, uzakurekura, yamara kukurekura ukazugera ukavugira Imana, ukavuga imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu nabo kakanya yandekuye ahubwo akaba ari kunsengera kugira ngo mvuge imbaraga z'Imana. Arangije rero abasore bamwe nkamwe n'abapapa bamwe
n'abandi babyeyi bamwe umwe aravuga ati nge nzazana amasuka, undi ati nzazana amagurudu, undi ati nzazana udukero, undi arangije aravuga ati ngewe inkwano nzabigenza gutya na gutya. Bafatikanya n'uwo bayavuge sorina, baragenda bajya kunsabira, barankwera. Bamaze kunkwera Imana ikorera ikintu gikomeye cyane. Nje ubu nasezeranye imyaka yanjye tuzuye kugira ngo umwaka buri umugore wanjye andusha imyaka. Urumva gukomera kw'Imana. Nje nasezeranye mfite imyaka 20 Murokore. Kandi urabizi ko itegeko rya leta risezeranye umuntu afite imyaka 21. Buri umugore imyaka 5. Kubera Imana nukuvuga ngo ufite abana bangaye ko badukurikiye babwire bumve igitangaza cy'Imana. Kuko kugira ngo bumve igitangaza cy'Imana nyuma yuko maze gusezerana Murokore maze kuvuga ngo ngiye gusezerana nizo nkwano zose zibonetse. Imana yarambye ngo ngiye kukuvuganira ahantu utakivuganira. Ubu rero Imana yampaye imisoro yo kubwira abantu ngo Imana igiye kubavuganira aho batabasha kugira ute kwivuganira. Irangije irambye ngo ngiye kujya mu buyobozi, mbavuganire ko nta kintu na kimwe ugira, ko bagomba kugushingira bakagusezeranya batagendereye ku myaka. Uko nguko uko byagenze. Nje naragiye maze kugenda, Imana irambwira ngo mbere yuko kugira ngo nkwake kari nje ubishyigikiye, mbere yo kujya gusaba itariki mu murenge mu rukiko, banza ujye gusaba itariki yo gushyingirwa mu itorero. Ndagenda mu itorero mbasaba itariki yo gushyingirwa yo kuri 30 z'ukwa mbere. Ndangije rero ndabisengera, maze kubisengera cyo gihe nari mfite icyo bita amavuta. Ni nkayo mfite ubu ngubu. Ni nkayo mfite ubu ngubu umukozi w'Imana. Ayo mavuta rero nari mfite, ndagenda ndasenga, njya mu butayu bita murya. Butayu bita murya. Ndangije njya no mu butayu bita Karumeli. Ndangije kujya mu butayu bwa Karumeli, nongera kujya mu bundi butayu bw'ahantu bita muri Mutakufa. N'ahantu hari ibuye riteguye harimo akarago. Urarizamuka hakaba harimo akayaga, ubundi ugahamagara Imana. Yangize ikavuga ngo ndurutse nawe nge nakubonye. Irangije irambwira ngo ngiye kukuvuganira. Ubu ngubu hariya abantu kubera ko atanze itariki ya 30 yo mu rusengero, ngiye kugweza ku itariki ya 29 mu rukiko. Naragiye mukozi w'Imana mu rukiko, bampereza itariki ya 29 ndayeba iremezwa. Imaze kwemezwa nsezerana mu rukiko kuri 29, kuri 30 ndashyingirwa mu itorero. Ndangije rero ariko nza guhura n'urugamba. Naje guhura n'urugamba. Urwo rugamba rero mara umwaka umwe ntarabyara. Tumaze gushyingirwa baravuga ngo ubundi yari yarishanyitse, ntago waba uri umugabo uba warabazwa ziriya nshuro zose, ubu utagira amara mu nda, ubu utagira urugingo, ube warabyimbaganye mu gitsina kubera iriya sonde yari kurimo ingana kuriya. Uburyo inshuro wabazwe, inshuro isonde zagiye zikujyamo, ngo nurangiza ngo uzabyara. Ariko negerana n'umudamu wanjye, umufasha wanjye Wizeyimana Francine, tugenda tujya kuririra Imana ku karago. Tuzamuka imisozi turirira Imana. Tumaze kuririra Imana, Imana ireba kwitanga kwacu. Irangije iravuga ngo nge ninjye Imana uzutanga urubyaro, ngo nanjye mbahaye urubyaro. Irangije rero Imana impereza umwana w'umuhungu. Ariko mu gihe umugore yaratwite, haleluya, ariko Imana yarisezerano yarambwiye ngo wa muntu uzi kugiye gutyo ngo azakuva mu maso. Ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye ngo bya bindi uri kubona byari bikutugaritse bigiye kukuva mu maso. Haleluya, yego bivuge, bigiye kukuva mu maso. Arangije kumbwira Imana imaze kumbwira ngo uwakugiraga gutya agiye kukuva mu maso. Umadamu atwitinda nyuma y'uko umwaka wari urangiye. Amaze gutwitinda, imaze kugera mu mezi 3 ndi gusenga, Imana irambwira ngo guriya mwana ngo uzamurebesha amaso ariko ntuzamuterura. Wibabazwa n'ibyo Imana iri kukubwira, ahubwo nezezwa n'ibyo Imana iri kukubwira, kuko igiye gukuraho ibibi ahubwo ikuzanira ibyiza. Nuko ijwi ry'Imana riri kuvuga igiye gukuraho ibibi ahubwo ikuzanira ibyiza. Haleluya. Irangije irambwira ngo uzamurebesha amaso, ngo ariko ngo ntago uzamuterura. Ndangije rero koko nuko byagenze. Madame wanjye habaye mu masaha ya 1:30 z'ijoro, nari ngiye kurya akaboga. Naringiye madame yari amaze guteka ubugari, amaze no gushakisha akaboga, amaze kugatereka hariya. Igihe tugize ngo dutangire turye, amaze kuzana amazi yo gukaraba, wa mukonikona bamukubise ihembe. Amaze kumukubita ihembe,
abaritaruye no hasi ngo pa njye kumva numva aravuze ngo Yesu ngo ndapfuye nanjye mba ntangiye nta kintu nahise nkora nahise njya mu mwuka w'Imana ndangije kujya mu mwuka w'Imana mpamagara imbaraga z'ijuru maze guhamagara imbaraga z'ijuru tutakarabare na menace control ndagira ngo mbwire umuntu udukurikira ukumva ubu buhamya ko hari ibyari biguteye ariko Uwiteka akuyeho. Uwiteka arambwira ngo nubwo bamuteye iri hembe ngicyo rikoze ngo rishanyuye amara y'umwana mu nda, ngayo mara y'umwana mu nda ngakuriye mu nda ya nyina, ngariko ngo nyina azamwibyaza ngo ni ikimenyetso nshyizeho kugira ngo abantu bazakirebe. Buri abantu barakibonye mu bitaro bya Mibirizi, abantu barakibonye mu baturanyi. Ni ukuvuga ngo yaje kubyara umudamu wawe yaje kubyara byagenze bite? Uwo mudamu rero wanjye yaje kuza kugeraho Imana iza kumubyutsa aho ngaho, bari bamukubitiye iryo hembe arahaguruka, maze guhaguruka akomeza ariko agira imirwi mibi, akomeza biramuzonga, ariko turakomeza twinjira mu mbaraga z'amasengesho turushaho gusenga, twe turushaho guhamagara ijuru. No mandi kugira ngo mbwira abantu badukurikiye kugira ngo ibibazo nibiza intambara niziza we wikwirwaniriza urusaku rw'amagambo, ahubwo rwanisha intambara z'amasengesho gusa. Niyo Uwiteka ari gushaka gusa. Natwe dukomeza turwanisha intambara z'amasengesho, natwe abarizo turwanisha amasengesho. Uwiteka aze kuza kongera kumuhereza imbaraga. Indi maze kugira amezi 9 aza kuyibyara, amaze kuza kuyibyara yibyaza neza, aza kubyara umwana kuko Uwiteka yari yabivuze ngo amara y'umwana azaba ari hanze. Yavutse koko baramuhumanyije, amara y'umwana ari hanze, yarakuriye hanze, yose yarabaye nk'uyu mukara nk'uko iyi Bibiliya muyibona hano, iki gipfuko cya yari umukara. Nuko yarabaye umukara, amaze kuba umukara umwana rero namurebesheje amaso koko ntago nageze muterura, na nyina ntiyageze amuterura. Baragiye bamushyira muri mashini, abaganga bamushyiramo, bahambwa ngo ngwinure umwana wawe wabyaye, wavutse umwana yavutse amara yarakuriye hanze. Koko natwe turareba, abapastori bamwe baraza barareba, abandi bantu baraza barareba, abaganga barahura baraza barareba, baravuga ngo ni igitangaza, n'ubwa mbere tubonye umuntu uvuka amara yarakuriye hanze. Twanareba mu mucondo w'umwana tugasanga warifunze, kandi na nyina kibyaza agatandukana n'urura rwa nyina, ariko yari imbaraga z'Imana. Yari kugira ngo Imana tuzayibwira gukomera kw'Imana. Hari abantu baba bararozwe imbura mu nda, hari abantu baba bararozwe inyamaswa mu nda, ariko bakibaza ngo bizavamo guta. Ibyo biroroshye imbere y'Imana. Twe turasenga ibyo ngibyo Uwiteka agakuramo. Yego, nuko n'ubuhamya bukomeye cyane. Ku gice cya kabiri tuzagusura icyangugu kugira ngo utugezeho ubwo buhamya, twihuta cyane kugira ngo usengere abantu badukurikiye, kuko urumva waciye mu bikomeye, madame waca mu bikomeye, byari ibintu bikomeye cyane. Ariko noneho nawe byarumvise biteye ubwoba kuko ubaga inshuro 6, ariko Imana nshimye Imana ko yahabaye kandi ukabujyume ku mwuka bazima. Ikimana guhamagara rero no kugira ngo uyikorere. Haleluya. Reka rero winjire mu kanya ubwire abantu badukurikiye hano unabasengera. Haleluya. Ndetse nanjye uzengere nta kirwaye. Imana yacu iradukunda. Amen. Impamvu Imana yacu idukunda, uwo mwana Imana imaze kumbwira ngo nzamurebesha amaso ko sinzamuterura, akavuka afite icyo kibazo cy'uko ayo mara yose yakuriye hanze, agatandukana na nyina. Yaje gutambuka amazi iminsi 3 arapfa. Amaze gupfa ariko naje gusenga isengesho rikomeye cyane, aryo ndi no kugira ngo abantu bose baze kuza kuryizereramo. Nabwiye Imana ndayibwira ngo uyu mwana wemeye ko ataha. Haleluya. Ndangije kubwira Imana ngo yemeye ko ataha, ndayibwira ngo ngiye gushaka kusoza rya sezerano. Imana irambwira tumva, hari imbe bizatambuka, kandi iyo mbeba niyamara gutambuka uzayice, niwamara kuyica gutabarwa kwawe kuzaba kubonetse. Iyo mbeba yaje gutambuka rero abantu bazaga bahurira nayo mu nzira bakayihorera, ariko ngije gutambuka ndayica. Maze kuyica numva ijwi rimbwira ngo ko wa mukonikoni atambutse. Uko nuko byaje kuza kugenda. Uwiteka rero yaje kuza kungira neza, uwo mukonikoni amaze kuza kuva aho ngaho za kuza kubyara. Nsenga Imana ndabwira ati rampereza kubyara. Imana yaje kuza kumpereza rero kubyara abana b'abahungu, mbyara n'abakobwa. Ubu mfite rero nyuma y'uko ngo watambutse mfite abandi bana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Nuko nguko naje kuza kugirwa neza n'Imana, ariko nyuma y'uko iyo mbebe bigize ute nyinshi, nyuma y'uko iyo mbebe imaze kuyica. Mubanza mu byumve. Ubu rero niyo mpamvu ubu tugiye gusenga, hari ibyo ndi gushaka ko tuza kuza kwica. Hari ibyo ndi gushaka ko tuza kuza kwica.
ubu ndakumva shaka gusengera abantu buriya bakozi b'Imana nzagaruka cyangwa mwe muzazi cyangwa ugomba hereze ubuhamya burahari bahereze ubuhamya burahari kuko si ibi gusa ubuhamya burahari mbabwira uburyo amavuta nayabonye yego nukuri kuba dukurikiye cyane kuri Murokore TV tuzaba igice cya kabiri cyo kwa Elisa twamusuye mu rugo atwereke n'abana Elisa ubu ngubu ufite abana bangahe ubu ngubu mfite abana 4 nibo bahari umukuru muri bo ubari kwiga mu mwaka wa gardien ubu ngubu hari umundi ariko Imana yisubije numvise n'uwa gatanu niyo fura yanjye ntacyo rero igira icyo bw'abantu dusengere kugira ngo bigende neza tuzaza gufata ubwo buhamya bwa kabiri tuzaza kubufata bakozi b'Imana ndikumva nejejwe no gusengera abantu ndikumva nejejwe no gusengera abantu hari abantu bameze nkuko nanjye nari imeze hari n'abandi barenze uko nari imeze ntago navuga ko ari njye ufite wari ufite ibikomeye cyane buriya nanjye hari abandi bantu bafite ibikomeye byari birenze ibyanjye ariko nubwo ufite ibikomeye byari birenze ibyanjye nanjye ibyanjye byamwubaka kumva yuko Imana yatabaye Elisa igatabara Francina ko nawe yabasha kumutabara abo nibo dushaka gusengera hari abari Burayi badukurikiye hari abantu bari muri Amerika badukurikiye hari abari muri Afrika hari abantu bari muri Aziya hari abantu bari mu mpande zose zitandukanye hari n'abadukurikiye mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda abo bose rero tugiye gusenga duhamagara Imana abo bose tugiye gusenga kugira ngo Uwiteka agire icyo abakoraho kandi kumva nawe nshaka kugusengera Sam ndashaka kugusengera kugira ngo n'uyu murimo Imana ikomeze kugushyigikiramo kandi kwambikiramo imbaraga reka dusenge ndagira ngo abantu bose badukurikiye abari ku gitanda barwaye mu ngo zabo bizera Imana bakoresha ibuye ryitwa kwizera bakoresha ibuye ryitwa ibyiringiro bakoresha ibuye ryitwa kunesha ari abantu bari mu bitaro nabo nuko nguko abantu bari muri ngereza nabo nuko nguko abantu babuze akazi nabo nuko abantu bari gushaka kugura inzu nabo nuko abasore bazinze nuko abantu bari kurogwa nabo nuko ndi kumva abantu bose badukurikiye hatavuyemo umuntu n'umwe ndumva babasha gupfukama ahantu bageze hari abari mu modoka nabo nuko abakeneye kugirirwa neza n'Imana bose badukurikiye ndi kumva ari abari hano nabo nuko nguko reka dusenge Mana data twese uri mu ijuru Imana igira neza Imana y'imbabazi n'urukundo Imana izi byose Imana irebera hose icyarimwe tutakara benemas control turamena levanta turirukana uburwayi ku bantu mu izina rya Yesu Kristo turirukana inyatsi mu izina rya Yesu Kristo turirukana za diabete turirukana za kanseri mu izina rya Yesu Kristo turirukana za sida turirukana imivuduko turirukana mu izina rya Yesu Kristo peritasiyo izo zote turazirukana turasengera abantu bafite ikibazo cy'amaso turabasengera turasengera abantu batabyaye kugira ngo tubasengere mu izina rya Yesu Kristo turasengera abantu bafite ibibyimba mu nda mu izina rya Yesu Kristo turamena levanta katika jina la Yesu eregura Imana izikiza eregura Imana igitabara eregura Imana igivuga bikaba mu izina rya Yesu Kristo reka babone ineza yawe reka babone urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo turamena levanta turasarabada mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo reka babone imbaraga zawe reka babone urukundo rwawe ababone akazi reka bakabone ariko cyane cyane reka abarwayi bakize reka abifuza ko babaha ubukwe babubone reka bifuza ko wabazingura ubazingure reka bashaka akazi bakabone reka bashaka kugirwa neza n'abagirirwe neza nawe reka bagukeneye bakubone mu izina rya Yesu Kristo ndasengera abarwayi Imana bari bamaze igihe bafite za peritasiyo reka baruhurwe nawe reka data twese mwiza abari barabuze abana reka bashe guheka kubera kuri Imana igitanga abana kubera kuri Imana igitanga guheka reka bari babuze kutwita mu izina rya Yesu Kristo reka nabo batwite ariko ikiruta byose Kristo hereza abantu ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo uhereza abantu agakiza uhereza abantu guhinduka mu izina rya Yesu Kristo wirukana abadayimoni baza baterereza abantu abaterezwaho inyatsi abaterezwaho ibidayimoni by'abarangi abaterezwaho ibishumurano reka nsengera abantu bari bagiye kujya mu bapfumu tutakara benemas control jezimora kure detail
enemies control. Ayi Yesu Kristo, ndasengera abantu babagiye kwiyambaza abapfumu, aho wowe wari ugiye kujya muri za Nyabingi, garukiriza aho ngaho. Dore Nyabingi ntatanga amafaranga, dore Nyabingi ntatanga umukwe, dore Nyabingi ntatanga umugabo, dore Nyabingi ntatanga umugore, dore Nyabingi ntaza akiza abantu, ahubwo Nyabingi akurya ibyawe. Ngwino mu masengesho, ngwino hano ku karago, dore nanjye niho natabariwe, niho nanjye narengerewe, ngwino nawe bari urengererwa. Urakoze Mana, ariko ntago narangiza. Sengera abari i Burayi ndabasengeye, ari abari muri Amerika ndabasengeye, abashoboka ko butazi Ikinyarwanda, wabashoboka ko utacyumva, ariko bikutirutse n'ururimi ukurikira. Niyo mpamvu ndirekere nifuje ko washaka umuntu gusobanura runo rurimi kugira ngo abashe kumva icyo umwuka w'Imana yagushakagaho. Mu izina rya Yesu Kristo, sengera n'uyu mukozi w'Imana, yaba bakora hano ku iyi televiziyo, yaba bakora hano ku iyi kamera, yaba n'uyu nguyu Kristo, data twese mwiza ukora hano ku iyi Murokore Samweli, natwe turamusengeye kugira ngo umugirire neza, kugira ngo umwiteho, kugira ngo umusuke amavuta mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ukomeze kwagura iyi televiziyo Murokore mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ibashe guhembuka, igere kure, ibashe kwaguka mu buryo bw'umwuka kandi mu buryo bw'umubiri. Mu izina rya Yesu Kristo basabiye impano Kristo, basabiye impano z'umwuka, kandi kiruta byose uzabahe no ku mafaranga kuko uyafite. Mu izina rya Yesu Kristo rero muhamagarisha amafaranga, muhamagarisha amafaranga, muhamagarisha amafaranga, kuko amafaranga niyo azabasha gukemura byose. Amafaranga atabashije kuboneka, iyi televiziyo ntitwayijyaho. Amafaranga atabashije kuboneka, iyi kamera ntitwabasha kuyijyaho. Urakoze Mana rero, utagushimiye ko nguhimbaje. Ndaguhimbaje Kristo mwiza kuko ukijije abantu benshi. Ndagushimiye Kristo kuko uruhuye abantu, abari barushyira baruhuye, abarwayi urabakijije, ibirema biragiye. Mu izina rya Yesu Kristo, abari bafite ikibazo cy'uko badafite abantu babahaye, abari babuze umutekano ngo urawutanze. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ko nta burwayi udakiza, ngangwe inukiza n'uburwayi bwa bene data bose.